ya APR yakinnye umukino wa gicuti n'ikipe y'Intare umukino warangiye ari ibitego bitatu ku busa ibitego bya Fidari Wataha ndetse na Aman ubwo nari mu bakinnyi basha yego baherutse kuzana mu ikipe ya APR amakuru avishorongi se na yahe kwizigira kuko naho imyitozo uyu mukino wa gicuti wari ufunze meruka mugenzi wanje mu bicutu maze gukora ikiganiro kwa gatandatu ambwira ati ngiye guhamagara team manager muterete numve ko yanyemerera kwinjirayo naho ntibyari byemewe kujya kuri umukino ariko hari abantu bamwe bawurebye ngiye navuganye na Karikeza yarawurebye uyu mukino wabaye saa 10 kuwa gatandatu amasaha y'imyitozo no mu ikipe ya APR Football Club ni match bakinishije amakipe abiri ikipe ya mbere bakinije Christian Mwiza muzamu Christian bazamuye ariko n'ubundi bari baramuzamuye umwaka ushize Ombolenga Fitina niwe kapiteni yakinnye kuri kabiri Hakim Bugingo akina kuri gatatu hanyuma Abdul ndetse na Alexis mu mutima wa defense bakinisha Ngabonziza Pacifique hagati mu kibuga bakinisha Hakim Kiwanuka bakinisha Iragwa Haj bakinisha Uyaremye Fidali bakinisha Rubuguza Jean Pierre ndetse na Denis Omedi mwango iyi ni nkayo twakwita equipe ya kabiri ikipe ya APR hanyuma baje guhindura noneho bakinisha equipe twakwita ya mbere rwose APR kapitene wa yazaba ari Yunus Hernan Sulani yari mwizamu Kagege kuri kabiri Christian kuri gatatu Yunus niwe yari kapitene n'umutima wa defense icyo gihe barahengetse Sekiganda kina muri defense yakiniye muri defense hanyuma Dauda Yusuf Mamadou Traoré na Memer Dao barakinana hagati mu kibuga Uwatra ndetse na Togimer na Amani Michel niyo yari baye ikipe ya kabiri Maduzon ntabwo yigeze kina kuri iyi match y'Intare nibwo kiva muri championnat ya Congo kandi birumvikana yuko bagoma no kumuha umwanya wo kuruhuka gato kugira ngo yitegure Sekafa so kandi abandi batangiye imyitozo mbere rwose kutamukinisha byari bifite impamvu zumvikana so iyi kipe rero ya APR Football Club yakinnye n'Intare batsinda ibitego bitatu nkuko babivugaga Fidari Watra ndetse na Amani Michel ikipe ya APR Football Club abayirebye bavuga ko mu by'ukuri yaguze neza abakinnyi yazanye n'abakinnyi ngo beza ubwo batabonye ni Maduzon ariko batatu muri bane baturutse hanze y'u Rwanda bavuga ko ntago wabipimira kuri match imwe n'ubundi ariko ibyagaragaye muri uyu mukino n'abakinnyi beza Intare ni n'urwego ruto kubera ko ni bato mu myaka abana bakwema abakinnyi benshi rego ubungu nta pese nifitemo batanu ngira ngo yazamuye banatanze no mwene makipe AS Kigali yarabatwaye yego ntabwo aya makipe tuzabona neza muri Sekafa reka tuyahe ibi byumweru bibiri mbere ko Sekafa itangira nabo bakinnyi tubabone bahangana n'ize equipe zindi bari kumwe mu matsinda ikiza nuko bose bamaze kuhagera bingenze n'abatarahagera barahagera mu minsi nk'itatu iri imbere bitozanye n'abandi nk'icyo cyumweru tuzabarebe muri Sekafa muri Sekafa ubwo tuzatangira kugira ishusho yo hashye neza no hashye nta bintu byo guhypinga twebwe tugomba kujya kuri ruhangwa mbone hariya ku kiwanja hanyuma rugaje akareba tactique ariko bapanze ubundi nazo tukareba umusaruro baduhaye akaba ariyo tuganira ubundi urebye nicyo kintu dutegereje cyane abari kuri aba bakinnyi bashya mu ma equipe amahirwe ku batoza nuko babonye irushanwa nka Sekafa rigiye kuza mbere y'imikino ya Confederation na Champions League mbere yo kwinjira muri championnat yose na amahirwe ku mpande zombi y'abari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport babonye